ibi ni byo dufatana abana mu bihe bitandukanye kuko mu ishuri tuba tugomba kugira uniforme, tuba tugomba kuba twese dusa, tuba tugomba kuba twese dufite uburyo tugaragara. Tutangiranye na Habimana Thomas, umuyobozi w'ikigo cya Hope Technical Secondary School giherereye mu karere ka Rubavu. Ahari kwereka umunyamakuru w'Amamurwa wa Gasabo TV igifurumba cyiganjemo ibikomo hamwe n'ubwoko bwinshi bw'amatelefone kugeza ku kiyobyabwenge bongeramo umuriro gicagingwa nka telefone. Yatubwiye ko kigura amadolari y'abanyamerika atari munsi y'ijana, avuga ko ibi byose byafatanywe abanyeshuri bigakura kino kigo. Imyitwarire nk'iyi uko bigarukwaho na bamwe mu barezi bagaragaza ko bigira ingaruka zikomeye ku banyeshuri, bityo n'ireme ry'uburezi rikaba rishobora gukomwa mu nkokora. Icyakora kandi imyitwarire inengwa na bamwe mu banyeshuri babona ko imyifatire nk'iyi ishobora kubarangaza bikaba byatuma batsindwa. Ko akenshi ntabwo babuje ku ishuri ngo bakubwire amategeko mbe ko ntacyo nyine akumariye, abatabikurikije ni nko gusuzugura mbese. Ariko njyewe icyo nzi cyo ejo baje kudusaka bamwe bafatana amatelefone ibintu bitandukanye. Umenye inzira ukwiriye kunyuramo, waje kwiga ntiwaje kuzana ibyo bintu cyangwa se kurangara cyangwa gukora ibidakenewe. Abazana amatelefone kuriya hari usanga yazanye telefone ari kuyikoresha nko mu gihe cyo kwiga, umwarimu ari muri class ari imbere ugatangira ukajya hari social media zitandukanye zikumva hariho ibirangaza byinshi, hariho iki ugasanga n'igihe cyo kwiga wewe urimo uragita muri ibyo ngibyo, ugasanga amasomo hari amasomo agucika, iki byinshi bigucika, umwarimu hari ibyo ari buvuge wowe uri kuri izo social media hari bitari. Icyakora bamwe mu babyeyi by'umwihariko mu karere ka Rubavu bashinjwa kugira uruhare mu kuba baterera iyo mu myigire y'abana babo, bityo bikavuna abarezi abanyeshuri basanga ku ishuri, dore ko ibikoresho nk'ibi biba bitemewe. Abanyeshuri bamwe bazana bambaye ndetse nk'amatelefone bazana ku ishuri, hari ubwo bayikura mu rugo ababyeyi babo babibona bakabihorera kugeza babigejeje ku mashuri, nk'uko bigarukaho na bamwe mu barezi barerera mu karere ka Rubavu. Ugasanga bihereye kuri icyo cyo kuvuga ngo umubyeyi yirengagije akantu gatoya, umwana yagera ku ishuri ugasanga akoresheje bya bikomo ari kurangaza bagenzi be, bigatuma atiga neza. Iki ntabwo byakunda ko abarezi ari bo bonyine bakora inshingano zo kurera umwana gusa, ahubwo habaho ubufatanye bw'umubyeyi ubw'abanyeshuri, abanyeshuri bagasubiramo amasomo bitewe n'uko ababyeyi babigizemo imbaraga ndetse n'ikigo. Ubufatanye bw'ababyeyi ndetse n'abarezi ni ingenzi cyane mu myigire y'abanyeshuri ndetse no gukurikirana ikinyabupfura cyabo. Ibigarukaho na Habimana kandi buriya uburezi aba ari triangle, aba ari ubufatanye bw'umubyeyi, ishuri ndetse n'umwana nyir'ubwite. Ariko iyo yagize uruhande rumwe rushyiramo imbaraga nkeya usanga bigira ingaruka cyane, bigira ingaruka ku burere bwabo ndetse na discipline muri rusange, imyitwarire, kubera ko hatabaye ubufatanye bwimbitse bw'impande zombi. Ndaguha nk'urugero, niba ishuri rifashe abana ryakiriye abana, hari policy cyangwa se rules and regulations twereka ababyeyi bijyanye n'uburyo bwo kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa inshingano tuba dufite. Iyo rero ubufatanye butabayeho, iyo communication itabayeho, muduhana amakuru ku gihe, umwana arasibye, umubyeyi ntatubwiye, umwana arakererewe, aje abandi isaha ya mbere bayirangije, session ya mbere irangiye, nyamara umubyeyi ntiyatubwiye, ntiyaduhaye amakuru, icyo gihe bigira ingaruka kubera ko habamo derangement yaba ku barimu, habamo umwana aratakaza, ugasanga bigira ingaruka. Ibi kandi bishimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Shimwe Pacifique. Abona mu gihe hatari uruhare rw'abarimu n'ababyeyi byakuba mu nkokora ireme ry'uburezi. Mu butumwa bugufi yatwoherereje yagize ati: erega inshingano z'ababyeyi ntasimburwa, ntabwo mwarimu yasimbura umubyeyi nk'uko n'umubyeyi atasimbura mwarimu. Rero buri ruhande rukwiye kuzuza neza inshingano zarwo, iyo bitabaye bityo hakabaho icyo ku ruhande rumwe, ireme ry'uburezi tuvuga ntibyakunda. Mahirwe Elad, Amamurwa Gasabo TV, i Rubavu.